ndamutse nkubonye indirimbo ye nyankunda cyane bango hari ubuzima hari ubuzima irorere zira imbonye ndamukunda cyamukunda cyane ariko nkunda style ye nkunda ririmba mu butumwa mu ndirimbo ze indirimbo zose ziri mu butumwa abamarayika nibo batumirwa Imana ifite ijambo umukwe mukuru Yesu n'umukwe natwe turabageni reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana mbifurize gukomeza kugubwa neza nkuko bisanzwe ahandi kuri Cyomoro TV tugize amahirwe kandi meza tugize amahirwe kubona umushyitsi uyu mushyitsi tugiye kubana umwe mu bantu nabo badasanzwe bari gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba umuririmbyi muri mazarimbira Imana reka tumwemerere abibwire ababwira amazina ye n'uwo ari we hanyuma dukomeze gahunda zacu Imana ishimwe cyane ndakwishimiye cyane nitwa Erive bana batwibwira murakoze cyane Erive nanjye nitwa Alex Matabaro ndi umuhanzi ku giti cyanjye mu ndirimbo za gospel indirimbo zaririmba Imana nejejwe mu mutima wanjye no kuba uyu munsi mwamaye ubutumire kuza kuri Cyomoro TV nanjye nabarenya ngamugana nabo nasuzuguye mu kuri Imana iguha umugisha nagira ngo dusenge Imana hanyuma tumara gusenga ariko mbere yo gusenga bansuhuza abantu muziranye byibura babwiye ati munyarukire ku Cyomoro TV mukore subscribe kugira ngo mufite nyinshi cyane mu isi abantu bose b'inshuti zanjye ndabashishikariza kujya kuri Cyomoro TV Imana iguha umugisha ndakwishimiye kwakira rero kandi abari amahirwe adasanzwe uyu nawe arimo gukorera Imana mu gihe kidasanzwe ariko kandi ngo akunda umugabo niyo nkuru ambwira ati ngiye nubwo ziri hano basuye ariko nagira ngo ntangarize umugabo nkunda wambereye icyitegererezo Israel Mbonye ngo ubu ntabwo ari we ngo ntabwo yaryamye ngo bize ngo yumvise umwuka amukundishije Israel Mbonye ngo bituma ngo yumva nawe yakora nkawe ngo ubu rero ari hafi kumushyikira ariko ashaka kumushyikiriza ubutumwa ngo kunda Mbonye rero ngabivugira ahangaha byumvikane Israel Mbonye ndamukunda cyamukunda cyane ariko nkunda style ye nkunda ririmba mu butumwa mu ndirimbo ze indirimbo zose ziri mu butumwa ni ikihe kintu ubona kidasanzwe kiba mu ndirimbo ze ko abahanzi ari benshi cyane indirimbo za Israel Mbonye ikintu bidasanzwe no ubutumwa burimo kuko n'abantu benshi ubona imbaga nyamwinshi imukurikirana cyane mwijana ni irihe jambo rigaruka mu bintu aririmba ni irihe jambo ubona nyine rigaruka mu bintu abaririmba Yesu yaratwimanye irembo byose n'agasambi niba ushaka amahoro urumva ko nanjye n'abarezozi ndagusezeranya ko nakunda gusaba ko umunsi uzagaruka ahangaha uzaririmba indirimbo ya Israel Mbonye uramutse ubonye Israel Mbonye ni ikihe kintu wumva kimuntu ukabonye amahirwe yo guhura nawe mwicaye nk'uko twicaranye ni ikihe kintu wumva wamubwira navuga ati courage sinjye nangije ariko ndari kwifurije kandi umerezaho imbaga nyamwinshi zabukotse ku bwawe yego ati ndamutse nkubonye indirimbo ye nyankunda cyane bango hari ubuzima irorere ese nuko bimeze hari ubuzima benshi ivuga ko hari ubuzima buzaho nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima dushobora kuba tubayeho duhangayitse ariko hari igihe hazaza ubuzima yatubwiye ntituzi ngo ni ryari ariko hari ubuzima no kumukunda ndamukunda gusa no bari kwambira ngo abungu ari hanze ngo ari hanze ari mu Rwanda ibyo byose ntabwo ari amakuru tuzi neza ariko icyo uzi nuko ari komeye icyo mpfa nuko umukunda wumva umutima wamukunda cyane
n'uruhe rwego wumva ubona ariho rushimishije, wumva nawe wumva Imana iguhaye ubushobozi wumva wageraho? Urakoze cyane. Gukundwa na buri wese. Gukundwa na buri wese neza, icyitegererezo mbese cyiza cya Mbonyi, yewe Mbonyi nagikunze cyane. Israel Mbonyi yambara, ariko kandi nuko Mwuka w'Imana ariho. Ariko nawe urasa neza cyane, usa neza cyane. Bizaza byose Yesu tubibana. Ndashaka kuguha umwanya, hanyuma mbere yuko ariko uririmba ndagira ngo tugende dusenga Imana, hanyuma dushimire Imana ibanye natwe. Ndabizi kandi ko wowe dukurikiranye ushobora kuba ufite impano, ushobora kuba ufite icyo kubwira abantu muri rusange. Ndagira ngo rwose nawe ufite icyo wumva wabwira abantu bose, mpamagara kuri nimero ya 0783812209. Ndagira ngo rero mbere ko twinjira neza naturirimbire, twumve ijwi ryawe, twumve koko bihiga irya Israel Mbonyi, umuntu nyine ufite icyitegererezo kizima. Ndagira ngo nyine nkwemerere, hanyuma ubanze usenge, wenda usenge ubwire Imana ibane nawe gushyigikire, kugira ngo ijwi ryawe turyumve, twumve koko hafi kumera nka Israel Mbonyi. Kuko buri inshuti iyo umuntu abanye n'umuntu aba nkawe, rero umuntu yakwifuza kumera nk'umuntu akaba nkawe, kandi tubizi ufite icyifuzo cyo kumera nka Israel Mbonyi. Ndagira ngo rero wasenga Imana tubone kwinjira, uririmbe twumve indirimbo duteguriye imwe, tuzanye tugutumire, hanyuma turirimbe mu buryo bwiza rwose. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Yego. Uwiteka Mana umutangabugingo, uri Imana uriho kandi bakarama, twebwe twije ibyo bwiza bwawe, tuje kuvuga ijambo ryawe. Ni ukuri niwo dushoboza, niwo tubashisha buri kimwe cyose, uko bwije uko bukeye dushima ineza yawe. Amen. Twinjiye muri iyi studio ya Cyomoro TV. Ni ukuri uzayagure, yagurira imbago, abayikoramo bose bagure, n'abayigana bose ubaha kuhakunda, nibaguhamagara tuze twihuta kubitewe tuhasanga ineza yawe y'urukundo. Ni ubutangabugingo rero, reka tujye imbere mu by'umwuka, aho ari wo kuturagira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma ni karibu rero, hanyuma kugira ngo abantu bumve ijwi ryawe, hanyuma tuza kuganira utundi tuntu duke gusa. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Iyi ndirimbo bayita Muratumiwe. Muri Cyomoro TV Muratumiwe. Tumaze igihe twitegura ubukwe, nagaruka ubeshya samakabya nkuru. Umumarayika aratanga invitasiyo, igisigaye n'ugutaha ubukwe. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo umukwe mukuru. Yesu ni umukwe, natwe turabageni. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo umukwe mukuru. Yesu ni umukwe, natwe turabageni. Amina. Sibibaza impano zatanzwe, kandi umwami Yesu yari Golgota, amena amaraso ye igiciro cyinshi. Impano nari guhwa ziba zirabonetse. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo umukwe mukuru. Yesu ni umukwe, natwe turabageni. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo umukwe mukuru.
Yesu ni umukwe natwe turi abageni. Umukiza nagukodesha ikanzu, nagukodesha sare, nagukodesha imodoka, ibyo yarabyishyuye ari ku musaraba. Wemera amaraso ye ushyingiranwe nawe. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo mu mukwe mukuru. Yesu ni umukwe natwe turi abageni. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo mu mukwe mukuru. Yesu ni umukwe natwe turi abageni. Abamarayika nibo batumirwa, Imana ifite ijambo mu mukwe mukuru. Yesu ni umukwe natwe turi abageni. Yes, Imana imuhumugisha cyane. Murumva ko ari umuririmbyi kandi afite icyifuzo gitoshye cyo kugika ku mavuta mbonye afite. Murumva ko atoroshye. Abamarayika barimo gutanga invitation. Tumwishimire cyane, tumushimire cyane umwanya waduhaye rwose. Ni izihe mbogamizi ubona ufite muri ivuga ubutumwa ufite hagati muri bibiri? Ushaka gushyiramo kandi nakomereza hano noneho kandi kamwe, hanyuma wenda tuze kugana kandi gatoya dusoze. Murakoze cyane. Iyi bayita Bibiliya. Yego. Bibiliya tugende tujye kuburira abantu, tubabwire inkuru ya Yesu, ko Yesu agiye kuza. Uwemera yemera zehe, maze uwanga yange. Iki nicyo gihe cyo guhitamo neza, tugataha tuzagenda kuri gahunda, tuzagenda ku murongo, tuzaba dushagawe n'ingabo z'abamarayika. Tuzagenda kuri gahunda, tuzagenda ku murongo, tuzaba dushagawe n'ingabo z'abamarayika. Tujye iwacu heza tumaze kuruhuka, marato nziza y'umwuka wera, iyo ngiyo nzayikata, maze nkomeze kuri sitade aho iwacu ku Itetero, tutangire igitaramo, buri wese yivuga imyato. Tuzagenda kuri gahunda, tuzagenda ku murongo, tuzaba dushagawe n'ingabo z'abamarayika. Tuzagenda kuri gahunda, tuzagenda ku murongo, tuzaba dushagawe n'ingabo z'abamarayika.
nyuma y'icyo gitaramo gahunda izakomeza, marato nziza y'umwuka wera ngiyo nzongera nyikate, maze nkomeze kuri sitade aho iwacu ku Itetero, yesanya ni mu nzu nziza aho umukwe n'umugeni. Yes, Imana igumica cyane. Reka tukubwire ngo Imana, reka tugushimire umwanya duhaye. Nizere ko uzongera tukabana muri gahunda zose turi kumwe ahangaha, kandi katwifuza amahirwe y'Imana. Tugushimire cyane rwose, urimo kugerageza nta kutagira. Hari umuntu ukubonye bwa mbere wenda ashobora kwibaza uko yakubona, bakagutumira cyangwa se bakagutera inkunga, ni gute yakubona? Murakoze cyane, kuri gushima n'ukuri muzampamagare nzabitaba. Yego. Channel yanjye ya YouTube urandika Matabaro Alex usiga akanya. Yego. Urandika Matabaro usiga akanya andika Alex. Ahita ukurikirana indirimbo zanjye zose ko zakabaye kuri YouTube. Nomero ya telefone yanjye 0782 Birikoze. 26 078 8 yego 8 26 17 24. Tugushimiye cyane uburyo wabanye natwe. Karibu kandi mu bindi biganiro by'ini gihe. Reka tubashimire mwese mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubahaza uburame muri byose. Imana ishimwe. Wakoze kubana natwe Alex. Murakoze namwe cyane. Naho mu bindi biganiro bitaha, Imana yakoze kubana natwe. Tuzonya duhure tuganire noneho neza dutuje, hanyuma ubwira abantu ukuntu ukunda Mbonyi rwose, ukuntu yatwaye umutima wawe. Ntabwo ngiye mfite indoto kuzamugana. Ufite indoto? Uzamura nomero azayiguhe rwose, hanyuma umubwire ikiri ku mutima wawe. Urakoze cyane kubana natwe. Reka dushimire mwese mwabanye natwe mu biganiro byacu. Nakagaruka ufite inama, ibitekerezo cyangwa se ubwunganizi, duhamagare kuri 0783 Bwa Popirano twabanye, hanyuma bwete bye bye. Murakoze. Imana ibahe umugisha.